Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe, dukomeje kwifuriza ibihe byiza cyane bitewe naho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nshimira na buri wese wakoze subscribe kubera ko yifuje ko twajya tubana buri munsi mu bihe byacu byiza cyangwa se mu bihe bitari byiza by'amakuru tubageza hano kuri Real Vibe. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric wacu, ariko nje ntishimye cyane kubera kubw'inkuru cyangwa se inkuru y'akababaro cyane, babaje cyane, babaje ababyeyi, ibabaza abana, ibabaza abapapa, ibabaza abasore, ibabaza inkumi y'umubyeyi w'imyaka 50 wahitanywe n'imodoka amaze kuyisohokamo. Ese ibyi inkuru bimeze bite? Nk'ibisanzwe hano kuri Real Vibe ntabwo dutinda kukugezaho inkuru cyangwa se ngo tukugezeho amakuru agezweho, kubera ko twebwe tuba tugira ngo ugire icyo wunguka cyangwa se ugire inkuru isigara muri wowe, ubundi ujye mu kazi kawe gasanzwe cyangwa se ujye muri gahunda zawe. Hano kuri YouTube, hano kuri Real Vibe ntabwo tugutindira, tukugezaho inkuru ukamenya uko situation y'ikibazo uko yagenze. Ni impanuka rero yabaye kuri uyu ku itariki 8 ahagana saa 12 z'ukwezi, itariki 8 z'ukwezi kwa 10 ahagana saa 11 z'umugoroba. Ese ibyi impanuka cyangwa se byagenze bite kugira ngo umubyeyi abashe kuba yahitanwa n'imodoka cyangwa se ahitanwe n'imodoka yaramaze kuyisohokamo? Ese byaba byagenze gute? Ese iyi modoka yaba yamugonze ite kandi yaramaze kuyisohokamo? Abantu benshi bakomeje kugira amatsiko bati se byaba byagenze bite, cyangwa se uyu mubyeyi cyangwa se situation ye byagenze bite kugira ngo imodoka yararimo ibashe kumutwara ubuzima wenyine? Hano ni kuri Real Vibe, hano tugiye kubikubwira mu buryo bwa freestyle cyangwa se tukubarire inkuru uko yagenze kose. N'umubyeyi cyangwa se nyakwigendera yari afite imyaka 50 gusa. Urumva ko yarakiri muto, ntago ari umuntu twavuga ko yari umuntu mukuru cyangwa se umuntu tubabaje, kuko yarakiri muto. Wari usanzwe akorera Compassion Internationale mu itorero rya Methodiste Libre Rwanda mu murenge wa Gihombo, mu kagari ka Kibingo, muri paruwase ya Musengesi. Aha uko byagenze cyangwa se uko ikibazo cy'umubyeyi cyamuviriyemo n'urupfu uko byagenze cyangwa se uko amateka y'iyi mpanuka yari imeze nuko umubyeyi yaravuye mu murenge wa Kanjongo muri santere ya Tyazo gusura abavandimwe n'inshuti, bityo atega kwasteri imuzana iwabo cyangwa se imuzana mu nce z'iwabo mu murenge wa Gihombo. Arangije yinjira mu modoka nk'abandi. Uko byagenze rero cyangwa se uko twabitangarijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kibingo aho iyi mpanuka yabereye, yavuze ko uyu mubyeyi nk'ibisanzwe nk'uko nari mbabwiye yaturukaga mu murenge wa Kanjongo muri santere ya Tyazo. Ageze aho aviramo cyangwa se haruguru y'urugo rwe, ava mu modoka. Mu kuva mu modoka rero ntabwo byaje kugenda neza, kuko imodoka yaje kuyivamo, ariko ayivamo igitenge gifata ku kantu kameze nk'umusumari kari ku rugi. Bityo rero shoferi nawe afata za nzugi ahita akinga agira ngo umugenzi yarangije kuva mu modoka. Akimara gukinga rero, shoferi yakomeje aranatsa imodoka, arikomereza arigendera, naho umuntu yarangije gufatwa cyangwa se yafashwe na ya modoka. Uko byagenze cyangwa se uwo munyamabanga nshingwabikorwa w'ako kagari ka Kibingo yadutangarije cyangwa se yatangarije imvaho nshya, nuko iyo modoka yakijwe n'uwo mushoferi, naho umubyeyi akiri kurwana n'igitenge cyafashwe, bityo ipine y'inyuma biza kurangira imwuriye, ihita inamwaka ubuzima. Umuvugizi cyangwa se umuvugizi wa polisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda CP
Emmanuel Kayigi we yatangaje avuga ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi kuba atabashije kugira umutimanama wo kuba yagenzura ngo arebe koko neza nimba umugenzi yaba yavuye mu modoka akavanamo n'ibye byose. Rero umurambo w'uyu mubyeyi cyangwa se nyakwigendera waje kujyanwa cyangwa se waje kujyanwa ku bitaro mu buruhukiro bw'ibitaro bya Mugonero aha mu karere ka Nyamasheke. Nyakwigendera reka tumwifurize iruhuko ridashira kandi Imana imworohereze azabane n'Imana cyangwa se ubwiza bw'Imana bumugereho. Dukomeze twihanganisha n'umuryango we ndetse n'inshuti ze ndetse nabo yaravuye gusura kuko ubu ngubu bari mu gahinda gakomeye cyane. Tunashishikariza abakurikira Real Vibe mwese kuzajya muva mu modoka mwitonze. Iyi modoka ihagaze ugomba kuva mu modoka witonze. Ikindi shoferi namwe mugomba kumenya ko ugomba kugenzura neza ko abakiriya cyangwa se abagenzi bawe babashije kuva mu modoka neza, bityo ukabona guhagurutsa imodoka yawe ugakomeza urugendo kugira ngo udakomeza cyangwa se hadakomeza kubaho ibyago byinshi byuko abantu benshi bakomeza kugenda babura ubuzima. Kuko urebye iby'iyi nkuru nagatangaza kuko uyu mubyeyi rwose yazize ubusa cyane, gusa ni incident cyangwa se ni impanuka iba yabaye. Ubundi hano ni kuri Real Vibe tukugezaho inkuru twihuta. Iyo ukoze subscribe ibiganiro byacu bikugeraho bitabaye ngombwa yuko ujya muri search ngo ugiye gusacinga ngo ugiye kureba amakuru agezweho. Iyo ukoze subscribe ikindi ubudushyigikiye, iyo ukoze subscribe iyo dusohoye inkuru uyibona mu bambere kandi ikugereraho ku gihe. Ibihe byiza cyane, ciao nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu.